bakunzi ba Decent twongeye kubasuhuza aho muri mu bice bitandukanye hose, twifurije guhirwa no kuronka mu byo muri gukora bitandukanye. Niba kandi ariko bwa mbere ugeze kuri Decent wakora subscribe ubundi tukibanira kuri uyu muyoboro kugeza updates zitandukanye ku mishinga minini y'ubwubatsi, tuguha amakuru atandukanye, tukumenyesha byinshi utaruzi ugasobanukirwa, ukamenya ido nido kuri buri kimwe cyose utaruzi ugasobanukirwa. Bamwe bashobora kumva ibyo tujye kubabwira amatwi yabo bakumva nibishya muri kuri bo, ariko hari bamwe babizi cyangwa se bamwe batabizi. Gusa icyo tuberaho no kubasobanura, tukabamenyesha byinshi mutari muzi, mugasobanukirwa, mukamenya biva niyo bijya cyangwa se mugasobanukirwa ibiri gukorwa ibyo ari byo. Hoteli Umubano iherereye ku Kacyiru igiye kwitwa Movenpick Hotel. Ibi ushobora gusanga aribwo bwa mbere ubyumvise cyangwa se utarubizi, gusa niwo mwanya kugira ngo usobanukirwe ibyo ari byo cyangwa se iko imva n'imvano yabyo. Nyuma ya byinshi iyi hoteli, byinshi byagiye bivugwa, byinshi byagiye bibaho, byinshi byagiye biba bitandukanye, byose byaragiye, ariko ubu ngubu noneho iyi mirimo yo kuyivugurura, yo kuyishyira ku rwego rugezweho, yo kuyijyanisha n'iki gihe tugezemo irimo irakataje, irimo irakorwa, dore ko ino hoteli yubatswe mu gihe cya kera cyangwa se mu minsi ya kera hashize igihe yubatswe, ubu ikaba iri kujyanishwa rero n'igihe tugezemo, ikaba nkuko muri kubona imirimo irimo iragenda, irimo irendereya, aho imirimo irimo ikorwa ijyanishwa n'igihe tugezemo. Kuko ubwayo yaba ari inyubako yayo irimo ihindurirwa isura, ikorerwaho ibindi bishyashya, cyangwa se irimo yaba ari ugusigwa amarange, yaba ari kugira ibice bimwe na bimwe byayo bahindura cyangwa se bongeraho kugira ngo bibashe kujyanishwa n'igihe tugezemo, yaba ari ugutunganya cyangwa se gukora ikijyanye kizwi nka landscaping. Tuvuze landscaping ni ugutunganya, yaba ari ubusitani, yaba ari piscine, yaba ari gutera ibiti, indabyo, amajaride atandukanye, ibindi bitandukanye byose bijyanye no kurimbisha muri hoteli mo imbere. Ibyo byose ari bituma hongerwamo bikorwa amafacilities atandukanye atuma cyangwa se afasha abaje kuharuhukira, abaje kuhatemberera, abaje kuhashaka kuruhuka kugira ngo bamererwe neza, basubirane amagere y'amafreshere muri bo mu mitekerereze yabo. Byose rero byitabwaho nkuko muri kuyibona muri video. Murabona ko harimo ibijyanye no gusiza, zajya ama piscine, hazashyirwa ibindi bikorwa bitandukanye. Ibyo ngibyo birimo bikorwa kugira ngo hoteli ijyanishwe n'igihe tugezemo, cyangwa se byongerwemo ibitagaragaramo, ibitari birimo, kugira ngo none hoteli, dore ko yari isanzwe iri ku nyenyeri enye, none ibe yajyanishwa na hoteli cyangwa se urwego rw'amahoteli rugezweho muri iyi minsi ya none. Iyi mirimo rero yo kuvugurura ino hoteli irimo ishyirwa mu bikorwa, cyangwa se irimo ikorwa n'ikigo kizobereye mu by'ubwubatsi, gikora cyakoze imirimo itandukanye, ikigo cyitwa Shelter Group, ikigo kizobereye mu mirimo y'ubwubatsi ku rwego mpuzamahanga, kuko portfolio yabo irabibemerera, kuko bagiye bakora imirimo igiye itandukanye, dore ko na hano mu Rwanda bahafite ishami cyangwa se ishami ry'ikigo cyabo bise Shelter Group Rwanda, aho iki kigo rero cyo mu Rwanda cyangwa se Shelter Group mu Rwanda ifite ibiraka bitandukanye, cyangwa se icyo twakwita nk'akazi, aho iri kubaka ino nzu ndende mu mujyi, iri kubakwa mu mujyi ya Kigali Green Complex. Ibi nibo bari kuyishyira mu bikorwa cyangwa se nibo bari kuyubaka, ndetse kandi akaba nabo bagiye kubaka cyangwa se kwagura ibitaro bya King Faisal. Urumva ko ni ikigo kihabwa imirimo ikomeye cyangwa se imirimo yo ku rwego rwo hejuru, ku rwego mpuzamahanga. Ndetse kandi twakwibagirwa n'uno mudugudu wa Gacuriro wa City Vision faze ya kabiri, nabo nibo bagomba kuwushyira mu bikorwa. Kumva rero bafite bunaribonye kuko ibyo turi kuvuga n'ibyo mu Rwanda, ntabwo tuvuze ibyo hanze, kuko bagiye bakora byinshi bitandukanye. Ugiye kuri website yabo ubona ko hari portfolio ihagije, cyangwa se bafite byinshi bakoze, bemera kuba ari abo ku rwego mpuzamahanga. Rero iki ni ikigo cyangwa se ino Shelter Group ni ikigo gikomoka mu Barabu, ikigo gikomoka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, akaba ari ikigo cyavutse muri za 70 cyangwa se mu 1970. Urumva rero ni ikigo kimaze igihe, kimaze imyaka gikora, kandi noneho gifite ubushobozi, yaba ari ibikoresho, yaba ari abakozi bacyo bamaze kugira ubunararibonye ku rwego rwo hejuru, bibemerera gukora imirimo ku rwego mpuzamahanga. Tugarutse kuri hoteli Umubano, yubatswe ku bwa Muammar Gaddafi, cyangwa se wahoze ayobora Libya, perezida w'ibihe byose uzwi ku mateka ye. Iyo ugiye mu mateka bakubwira ko perezida Gaddafi yagiye akora ibikorwa byinshi bitandukanye hirya no hino muri Afurika hose, ugenda ukahasanga ibikorwa bitandukanye, byose yagiye ashyiraho ukuboko cyangwa se yagiye ashyiramo ubushobozi bwe. Rero aho ngo tuhasanga muri ino hoteli Umubano. Ubwo rero uno mu perezida yapfaga mu buryo butandukanye, uburyo byabaye ni byinshi bitandukanye, ntabwo twavuga ku bya Gaddafi kuko benshi muza amateka ibyamubaye uko ubuzima bwe bwarangiye. Nyuma yaho rero, nyuma y'urupfu rwe, ino hoteli hagiye habamo ibibazo bitandukanye mu micungire yayo cyangwa se mu mikorere yayo, aribwo nyuma yaje kujya mu maboko ya sosiyete yitwa Sprotel.
nayo ikaba yari irimo ubufatanye bwa leta y'u Rwanda, aho leta y'u Rwanda ifitemo 40% ndetse na leta ya Libya ikageramo 60%, kuko byagaragara ko leta ya Libya kuyicunga ino hoteli byari biri kugorana, aribwo rero yaje gushyirwa mu maboko y'ino sosiyete yari ihuriweho na leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Libya. Gusa nabwo nyuma haje kugaragaramo ubwumvikane bukeya, ari nabwo byaje kujya mu manza, habaye byinshi bitandukanye, aribwo hoteli yaje kugaruka cyangwa se yaje guhabwa ikigo cya Madivan Group, nacyo bitewe na byinshi bitandukanye iza kwitwa nkuko yabyifuzaga. ino Madivan Group iza kwitwa Marasa Umubano Hotel, ariko nabwo hari amasezerano yari yasinywe, amasezerano ya miliyoni 13 z'amadolari. Gusa amasezerano harimo yuko ino Madivan Group yagomba kugira imirimo ikora cyangwa se amavugurura ikora kugira ngo ino hoteli ijyanishwe n'igihe. Gusa nyuma amasezerano ntiyaje kubahirizwa, haza kubaho rero ubwumvikane buke, aribwo hoteli yagarutse amaboko ya leta y'u Rwanda ndetse ishyirwa mu maboko cyangwa se ishyirwa mu biganza by'ikigo cy'Agaciro Development Fund. Nyuma muri 2022 rero nibwo leta yaje gusinya amasezerano ya miliyoni 40 z'amadolari n'ikigo cya Kazata Group, ikigo gikomoka muri Qatar, aho iyi hoteli rero igomba kuvugururwa ikongerwamo ibindi bikorwa bitandukanye kugira ngo ijyanishwe n'igihe cyangwa se ihabwe ubushobozi bwo kuba yakompeta ku rwego mpuzamahanga rugezweho, yaba ari ibikoresho yaba ari ibikorerwamo, byose bikajyanishwa n'igihe tugezemo. Ibikorwa byo kwivura cyangwa se byo gukora iyo mirimo nk'uko muri kwibona biteganyije ko bigomba kurangira muri 2025 kugira ngo hotel noneho ibe operational, yongere ikoreshwe, yongere yakira abantu, yongere ikorerwemo ibikorwa nyine nk'ibya hoteli. Biteganyije ko imirimo igomba gusozwa mwaka utaha 2025, aho ibishinzwe cyangwa se iki kigo cyayiguze cyangwa se twavuga ko aricyo kiri kubireberera, ikigo cya Kasada Group ngo twayivuze gikomoka muri Qatar, ariko ino Kasada Group nk'ikigo cy'igishoramari gifite abandi cyabishinze bazobera iby'amahoteli, aribo abazwi nka Accor, ikigo cy'Abafaransa gifite ishoramari mu by'amahoteli, kimenyereye ibintu by'ishoramari ry'amahoteli se gucunga amahoteli. Gusa nacyo kikaba gifite amahoteli hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, gifite amahoteli asaga 5,100 arenga hirya no hino mu bihugu birenga 100. Kumva ni ikigo gikomeye mu by'amahoteli, dore ko cyanaguze mu hoteli cyangwa se ikigo cy'amahoteli cy'Abasuwisi kiswi nka Movenpick Hotels and Resorts, ari nacyo kigiye kuzaragizwa cyangwa se kigiye kuzakira ino Umubano Hotel mu mahoteli yacyo, mu mahoteli kireberera, ndetse akajya mu muryango wa Movenpick Hotel. Ari nayo mpamvu ino Umubano Hotel niyuzure igomba kuzitwa Movenpick Hotel. Urumva rero ibigo nk'ibi ngibi biba bisanzwe bimenyereye ibijyanye no gucunga amahoteli, biba bizi urwego mpuzamahanga rw'amahoteli, ibisabwa, ibigenderwaho, biki ntabwo ari abantu baba bahuzagurika, ntabwo ari abantu baba batazi ibyo bakora. Niyo mpamvu rero ino hoteli irimo ivugururwa, irimo ikorwa mu buryo bwa landscaping ko muri kuyibona, byaba ari no nyubako nayo biri gukorwaho, n'ibindi bitandukanye biri kugenda bishyirwamo kugira ngo koko ya hoteli nayo yongere isubire ku isoko, yongere kompete, ijye mu ruhando rw'andi mahoteli dufite hano mu gihugu. Amahoteli yakira abakerarugendo, abantu batandukanye bagenda bagana igihugu cy'u Rwanda, kuko ari igihugu kimaze kugira urwego rw'ubukerarugendo uri kujya ku rwego rwo hejuru, urwego mpuzamahanga, bitewe n'ibikorwa bitandukanye bigenda bibera muri iki gihugu nk'uko tugenda tubibona. Nshuti bakunzi ba Disentence, rero turabashimiye ko mukomeza kubana natwe, komeza kutwereka ko muri kumwe natwe. Hari byinshi mugenda mudusaba mu comment, mugenda mutubwira muzadukoreye kuri iki, ibi byose tugenda tubibona kandi turabisoma, ndetse na byinshi twabasubiza nuko tutabihaye agaciro, ahubwo nuko tukibitegura ko ibi byose kubikora bisaba ubushobozi, bisaba umwanya, bisaba byinshi, ntabwo ari ibintu umuntu aba arakora ako kanya. Niyo mpamvu tubasaba rwose kutwihanganira, kuko tuba tukibitekereza, tuba tukiri kubikora, turi gukora kimwe cyangwa se turi gushaka ibishoboka byose kugira ngo tube twabikora. Uko twabigengeje, ahubwo nuko tukiri gushaka uburyo ndetse n'umwanya wo kubikora nk'uko bikwiriye, ko ntabwo ari ibyacu, dufite uburyo tugomba kubinyuzamo kugira ngo tubashe kubikora nk'uko bikenewe cyangwa se nk'ibisabwa byose, kugira ngo tubahe amakuru yizewe cyangwa se tubahe amakuru afite inkomoko ndetse afite ubusobanuro bwe buhagije. Niyo mpamvu rero niba utari wakora subscribe, tugusaba kugira ngo kandi subscribe kugira ngo izo content zose tugutegurira zabashe kugeraho ku gihe, uzabashe kuba uri kumwe natwe murongo ku muyoboro wacu, tukugezaho amakuru nk'aya ngaya. Kandi ntibagire ukanda like kuri ino video, ntukore share kugira ngo ibashe kugera ku nshuti zawe, naho ibindi byo nakagaruka tuzakomeza tubaha amakuru nk'ibisanzwe. Bye bye, ciao ciao.